ishuri twigamo ntitwasabye kurizamo ariko twaryisanzemo kandi si twe gusa n'abakurambere baryizemo. Imana dutumyeho abantu bacu ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu turi ku ishuri amasomo meza. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo tukabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu ishuri rya none nyemera twigana ubundi ntangire nkubwira tugaruke ku rukundo. Urukundo mvuga nura benshi muzi rwa babiri hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore. Nyemerera twigane unkundire tugendane. Ntangira reka nkubwire nti urajya uzirikana ko isi yuzuye indyarya, ba bantu bakubwira byinshi byiza ariko bitandukanye n'ukuri kuri mu mitima yabo. Iminwa y'izo ndyarya yuzuye isukari ariko mu mitima yazo huzuyemo ubumara. Ese urukundo urimo nta buryarya burimo? Abenshi dukunda kwibeshya maze urukundo tukarushingira ku bitagize icyo bivuze. Shishoza neza ubundi unkundire nkubwire iyi nkuru. Umunsi umwe umugore n'umugabo batembere muri parike maze babona inkende y'ingabo n'ingore yayo ziri gukina, mu by'ukuri bigaragara ko zikundanye cyane. Nuko maze umugore abwira umugabo ati yo mbega urukundo ruryoshye. Umugabo ntiyagira icyo amusubiza. Nuko barakomeza baragenda bahura n'intare y'ingabo n'ingore yayo, ariko intare y'ingabo yitaruye ingore yayo yibereye hirya icecetse. Mu mboni ya buri umwe byagaragaraga ko ititaye ku ngore yayo. Nuko maze umugore abwira umugabo ati mbega ibintu bibishye, intare nta rukundo zigira. Kugeza ubwo umugabo yari ataragira icyo avuga, ariko niho yatangiye isomo. Nuko maze abwira umugore we ati fata ibuye uterere ya ntare y'ingore. Umugore arabikora, nuko babona ya ntare y'ingabo ije itonoma cyane ije gutabara ingore yayo. Umugabo arongera kandi aramubwira ati tera ibuye iriya nkende y'ingore. Maze umugore arabikora, nuko inkende y'ingabo iriruka ikiza amagara yayo isiga yangoraho. Nyuma y'ibyo byose maze umugabo abwira umugore ati ntugashukwe n'indyarya zigaragaza urukundo inyuma kandi mu mitima rutarimo, kubera ko hari abantu batirirwa babyerekana kandi bafite urukundo rwuzuye ubwitange n'ubunyangamugayo. Nyemera dukomeze twigane maze nkubwire ko urukundo ruba rwiza bitewe n'uwo mukundana. Niyo mpamvu iteka uba ugomba kwitondera ibyo ugenderaho umuhitamo. Abenshi twikundira ubwiza bw'inyuma, yego si bibi, ariko nujya gukundana n'umuntu ikibanze nikizaba ubwiza bw'inyuma, kuko ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi wabona abandi beza kumurusha. Ahubwo nujya gukunda uzagendere ku bikorwa n'umutima, kuko byo biba ari umwihariko w'umuntu kandi arabisazana. Umukunzi mwiza si wa wundi ufite uburanga bwiza ku isi, si wa wundi imisusire irenze iy'abandi ku isi, ahubwo umukunzi mwiza ni wa wundi utuma isi iba nziza kuri wowe, ukishima kubera we, ugatekana kubera we. Urukundo nyarukundo kandi niruhatirizwa ntawe uruhatira undi. Ubundi ni ikosa rikomeye guhatiriza umuntu ukunda ngo akunda kwiteho cyangwa agukunde. Ntugahatire umuntu kugukunda, ntugahatire umuntu kukuvugisha. Ibyo nubyirinda bizaba ikimenyetso kikugaragariza umuntu w'ukuri kuri wowe, kubera ko umuntu w'ukuri kuri wowe iteka ahora ashaka ibyaguhuza nawe. Ntugahatirize urukundo. Igihe ufite uwo ukunda ujye ukora ibyawe udategereje ko bikugarukira, kuko rimwe na rimwe ntacyo biba bitwaye ko waba uri umuntu mwiza ufite imico n'imyitwarire myiza, uzi kwitaho uwo ukunda, yewe unakunda by'ukuri, ariko ibyo byose mu by'ukuri bidahabwa agaciro. Ntuzabeshye mu rukundo kuko ikinyoma kirababaza. Kubwiza ukuri uwo ukunda nibyo byiza, kabone n'ubwo uko kuri kwaba kubabaje. Uko kuri kwamutera amarira kuruta ikinyoma cyamutera kumwenyura. Koresha ukuri uzakukwangira n'ubundi uwo si uwawe azagenda ahure n'abanyabinyoma. Iteka ujye uba inyangamugayo. Umuntu mwiza ntabura abantu, ahubwo abantu baramubura. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri. Ishuri ryampaye inganzo imishuri. Mu rukundo urimo cyangwa uzajyamo ntukizere umuntu ugira ibyiyumviro bihindagurika. Ntukizere umuntu buri gihe ufite indimi zitandukanye, ahubwo uzizere umuntu ukomera ku ijambo rye, kabone n'ubwo haba habaye impinduka z'ibihe. Shishoza neza, umuntu ahinduka nk'ikirere. Akira izi nama uzumve neza zigufashe nanjye zimfashe. Gukeburana hagati yanyu, kuganira kenshi ku byo mutumvikanaho ndetse no kuganira ku byo muteganya niko kubaka kwiza.
kandi umwe muri mwe ajya aca bugufi mu gihe undi arakaye, niko kurambana. Mujye mushyira hamwe mugirana inama, nibyo soko y'iterambere no kugera heza. Ikindi kandi mujye mugira isoni zo guhemuka no gukora ibibi n'ibiteye isoni, niko kwiyubaha no kwiyubahisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Hanyuma kandi ubuzima bwanyu mujye muburagiza ubufite mu biganza Uwiteka, niko kugira ubuzima bwiza no kunyurwa nabwo. Nyemera kandi nkubwire ko urukundo ari nka fimbo ifatwa n'abantu babiri, iyo umwe arekuye undi arababara. Byose wifuza kugeraho ahazaza bisaba kubana no kugirana n'umuntu ufite intumbero y'ahazaza, bityo ntukagirane imishyikirano n'umuntu utagira intego y'ahazaza. Ntimugacane inyuma. Umukobwa umwe arahagije ku muhungu ufite icyerekezo kizima, kandi umuhungu umwe arahagije ku mukobwa wiyubaha. Nyemera dukomeze twigane. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri ryampaye inganzo imishuri. Igihe bitakunze rero kuwukunda muhuza bikanga, ntimukomezanye. Ntugahitemo kuba umwanzi w'uwo mwigeze gukundana. Akenshi gutandukana si uko umwe aba yanze undi, ahubwo ni uko muba mudahuje. Kandi si igitangaza ko ushobora kubona umuntu ukamukunda, yewe unamushaka, ariko ukamuburamo icyo ushaka. Rimwe na rimwe rwose uzabona amabuye atubakishwa ahakenewe, ariko nibayajugunya bayashakira ikindi bayamaza. Ntugatakaze abantu, ujye ureka bagutakaze. Ibi bisaba kuba uri inyangamugayo. Nyemera dukomeze twigane. Kandi nyuma y'ibitari byiza uzacamo mu rukundo, uziha impano ikomeye, uziha impano ihambaye. Iyi mpano si iyindi, ni ukujya kure hashoboka y'uwo muntu utaguha agaciro. Igihe kimwe azifuza kukugarukira, ariko azasanga warabaye undi. Ntukababare cyane birenze urugero ngo kuko umuntu yakwanze. Burya icyo utazi ni uko hari umuntu Imana igukiza mu buryo utazi, ikamujyana kure yawe, kuko aba ari indyarya. Ujye wibuka ko nta kiba kidafite impamvu. Umuntu nakubabaza mu rukundo, uzamwifuriza urugendo rwiza, umusabire guhirwa, nibwo azamenya igihombo yagize. Hari ibyo nasomye biramfasha, reka mbikubwire wenda nawe byagufasha. Ese umenye ko inshuti yawe yaguhemukiye, wakora iki? Nuko arasubiza ati, uwo si inshuti yawe, kuko inshuti y'ukuri ntiyaguhemukira, ahubwo uwo nguwo aba agomba kujya muri ba bantu uba ugomba kureka bucece nta n'ibyo kubamenyesha, kuko bo baba bazi ibibi bagukoreye. Ntuzihambire ku muntu akihambire ku muhoro agasiga kawuciye. Nakomeje gusoma, nuko arambwira ati, humura, haracyari umuntu ushakisha kamere nk'iyawe, kuko we muzahuza. Rero wikihambira kuwo ureba atakureba nyirihumye. Dukomeze twigane. Nuko maze agira ati, nukundana n'umuntu ukabona nta kwitaho, uramuhamagara akakwitabira igihe ashakiye, nta guhangayikira, ntajya agufasha mu bibazo cyangwa ngo agufashe kwishima mutari mwabana, ntuzishuke ngo nimumara kubana azabigukorera. Shishoza, wongere ushishoze. Ariko yasoje inkuru agira ati, mbabazwa n'inkundo z'ab'iki gihe, gusa mu mibereho yawe niyo wazabura byose, ntuzigere ubura urukundo rwo gukunda umuntu ugukunda. Urukundo ukunzwe urubwirwa n'umwanya uhabwa. Urukundo ni icyo wakoze, si icyo wavuze. Igihe mu rukundo byanze n'ugaheranwa n'agahinda, uwo ukunda nagusiga, uzamureka agende. Ejo hawe niho wubakiye ku muntu udahari. Ni igihe cye kiba kirangiye mu buzima bwawe. Nibyo biragoye kubaho nta rukundo, ariko biruta guhorana amarira. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo twuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Imana dutumyeho abantu bacu, ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu, turi ku ishuri, amasomo meza.